imbabazi z'Imana haleluya ziravuze oya imigambi y'umwanzi aho ndahumva ziravuze oya haleluya imbabazi z'umwami ziravuze oya imigambi y'umwanzi yose ziravuze oya imbabazi za Yesu z'Imana yanjye Yesu Kristo Imana yampaye Yesu Elishadayi Jehova Rafa aroro ziravuze none ko imbabazi z'Imana zivuze hoya zamwinjira haleluya gitare nzakwizera mana yoyo ndakwizeye mana ngira ozi utinizera iringira gitare cyanjye haleluya niwe shuti nizera zamwinjira gitare cyanjye igihome kinkingira niwe shuti nizera ehe ni umwami imbabazi ze iki gitondo ziravuze ngo hoya ku migambi yose umwanzi yari afite ku migambi yose y'abantu ku migambi yose y'ibihe ku migambi yose y'ibyo wari uri gucamo ku migambi yose y'aho wari uri guca imbabazi z'Imana zavuze ngo hoya 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 ntacyo biri bugutware hoya ntacyo bari bugutware hoya biri bukunde imbabazi z'Imana zabijemo zijyana n'ubuntu haleluya 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 imbabazi z'Imana zijyana n'ubuntu ngiyo mwaramutse rero mwaramutse imbabazi z'Imana zijyana n'ubuntu zomatane nawe zomatane n'amazina yawe zomatane n'umunsi uyu munsi zomatane n'ibikorwa byawe zomatane mu masezerano yawe zomatane n'urubyaro rwawe zomatane n'ibyo wari uri gukora naho uri buce hose mu izina rya Yesu Kristo imbabazi z'Imana zavuze ngo oya imbabazi z'Imana ziravuze oya wakumvishije ko ku migambi y'umwanzi aho yaca hose ziravuze oya imbabazi z'Imana zavuze ngo hoya ziravuze oya niko data yavuze ku migambi y'umwanzi ziravuze oya haleluya nzamwiringira gitare cyanjye igihome kinkingira niwe nshuti nizera mwaramutse y'uyu munsi niyo ntihagire ikindi ubaza niyo mwaramutse haguruka utambe haguruka ubyinire Imana ramburira Imana amaboko iyi mwaramutse niyo ntihagire yindi ntihagire ikindi utekereza ni imbabazi z'Imana zijyana n'ubuntu niryo jambo dufite cyangwa se niyo teme dufite ijyana n'uku kwezi ni imbabazi zijyana n'ubuntu Imana yaratubabariye ku buntu Yesu yarabishimangiye ku buntu nta kiguzi kwa Yesu ni ubuntu amen nyuma y'iyi mwaramutse rero ndagira ngo nkubwire ko turi mu kwezi kwa karindwi kandi ukwezi kwa karindwi gusenga biraryoshye gusenga ni byiza umubare karindwi Imana irawukunda Imana irawukoresha Imana iwukoreramo Imana yagiye iwugaragaza ahantu henshi muri Bibiliya no mu ijuru umubare karindwi urakora icyo kimenye ko karindwi mu isi y'umwuka gafite icyo kamaze kinini gafite icyo gasobanuye gafite icyo gashaka kwerekana mu isi y'umwuka
ndetse n'Imana yagiye ikoresha uwo mubare ahantu hatandukanye. Reka dusome Yesaya 7, turava ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Turava ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Twari guhagarara ku murongo wa 7 n'uwa 8, ariko nifuje kuhasoma hose kugira ngo wumve ukuntu imbabazi z'Imana zavuze oya. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo hano muri Yesaya 7 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 9, ariko turibanda cyane ku murongo wa 7 n'uwa 8. Hanyuma umutwe w'amagambo aho uravuga ngo Ahazi aterwa na Resini na Peki, Yesaya amuhanurira ibyo kumukomeza. Ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda, Resini umwami wa Siriya na Peke mwene Remaliya umwami w'Abisiraheli baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya ntibahashobora. 2. Abantu babwira umuryango wa Dawidi bati Abasiriya buzuye n'Abefurayimu. Maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be irahungabana nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Uwiteka aherako abwira Yesaya ati sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyariyashubu usanganire Ahazi, murahuriraho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru agarukira kiri mu nzira yo ku gisambu cy'umumeshi. Maze umubwire uti wirinde uhumure witinya, kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa bene Remaliya, bameze nk'imishimi ibiri y'imuriza icumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remaliya bagufitiye imigambi mibi. Bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere Ubuyuda, tubakure umutima tuhace icyuho, twiyimikire mwene Taberi ab'umwami waho. Kuri 7 hamwe nashakaga kugira ngo dutinde no ku 8. 7 ariko Uwiteka Imana, uyu ni Yesaya yababwiraga Ahazi, iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Resini, kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakibaye ishyanga. Amen. Amen. 7 no ku 8 niho nashakaga ngo dutinde. Yesaya Imana iramuhagurutsa iramubwira ngo genda ubwire Ahazi. Haleluya. Ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Ku 8 kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko, kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Resini, kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakibaye ishyanga. Amen. 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 Imigambi yabo ntizahama. Iki gitondo ubimenye, Uwiteka ntago ari kubwira Ahazi ibye byararangiye. Uwiteka ntago ari kubwira undi muntu, ni wowe wumvishe iyi video, uyirebye, wumvishe iyi audio, uyumvishije, ubimenye ko Uwiteka avuze ngo kuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7
uyu mwaka n'igihe cyose uzayumvira. Uwiteka aravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Haleluya. Uyu munsi Uwiteka aravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Imigambi y'abantu b'inkozi z'ibibi ku buzima bwawe, imigambi y'abagome, imigambi y'abarozi, imigambi y'abazimu n'abazimukazi, imigambi y'ingambanyi, imigambi y'ubwoko bwose b'abagizi ba nabi ku buzima bwawe. Uwiteka yavuze ngo imigambi yabo ntizahama. Ntibibaho kigumaho, ihamaho, kandi ntizasohora, ntibizadusohoraho. Haleluya, haleluya. Imbabazi z'Imana iyo zaje ahantu hari ibintu bitadusohoraho. Imbabazi z'Imana zavuze ngo oya. Niyo ndirimbo twatangiriyeho. Ubimenye rero ko imigambi ya Resini, haleluya, n'imigambi ya Peke, n'imigambi ya Benere Mariya, Benere Mariya we, ntizahama. Niko Uwiteka yavuze. Uwiteka rero yagutumweho, ni nako Uwiteka yakuntumyeho. Haleluya. Uwiteka yavuze. Tega amatwi, umva neza iki gitondo, uyu munsi, kuri iyi saha, kuri uyu munota, ngo imigambi yabo ntizahama. Hari abakurwanyije, hagarara uvuge ngo Uwiteka yavuze ngo imigambi yabo ntizahama. Bavuge mu mazina, ti wewe mwenere Mariya. Buri wese agira mwenere Mariya we, buri wese ugira Resini wawe, ba Peke bawe. Iyo ari ko Uwiteka yavuze ngo mu bwoko bwabo bwose, uko bangana kose, imigambi yabo ntizahama. We gushya ubwoba. Ku murongo wa mbere bavuze ngo ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Ubuyuda. Ibi bivuze iki? Imana irakuzi igisekuru cyawe, zaho uvuka, zaho ukomoka, zaho ugeze, zaho uhagaze, zaho wabyaye, ibaza amazina. Kuko Ahazi bavuze ko ari mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda. Bavuze n'akazi akora n'icyo ashinzwe. Nawe Yesu arakuzi n'icyo ukora, n'icyo uri cyo, n'icyo ushinzwe, n'uko umeze, n'uko uhagaze ahantu hose, n'icyo wambaye byose. Uwiteka arakuzi. Tuza. Haleluya, haleluya. Abo ngabo ba Resini umwami wa Siriya na Peke mwene Remariya umwami wa Bisiraheli baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya. Ntibahashobora. Ntawe uzagushobora. Vuga ngo ntawe uzanshobora. Igitondo ku munsi wawe wandikeho ngo ntawe uzashobora, ntibazambasha, ntibizashoboka ibyabo bibi, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uko Uwiteka yarahagurukije umuhanuzi Yesaya gutanga ihumure kuri Ahazi, bari bagize ubwoba, bagira ubwoba, bahinda imishyitsi kubera iyi migambi ya Benere Mariya, iyi migambi ya Resini umwami wa Siriya n'abandi bose. Hano bari Abasiriya na Benere Mariya bari bahagurukiye gutera Ahazi, bari bahagurukiye gutera Ubuyuda, Abayuda, abanyamasengesho, Abayuda bayumbeye. Baba we, nawe uzababasha utese kandi usenga mu kuri no mu mwuka. Ntibazakubasha. Uwiteka yabibonye, niyo mpamvu akuburiye hakiri kare. Tuza, izere, komeza usenge, komeza ukora ibyo ugomba gukora. Haleluya. Abangaba uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remariya, ni ku murongo wa 4, bisize hamwe. Ariko icyo Uwiteka yabaneguye ni iki? Bafite imuri z'icumba. Nicyagira ikigutera ubwoba. Ntibamurika, barazimye. Ntibamurika. Muri aba Benere Mariya, reka. Bone wajya gucura imigambi mibi ufite Yesu urumuri ruzima. Reka. Ngimuri zabo ziracumba. Haleluya. Imigambi yabo rero kuri 7, Uwiteka aravuze ngo ntizahama.
mayibeneze imigambi yawe Uwiteka aravuze ngo ntizahama kandi ntizasohora. Nawe ushyiremo izina ryawe. Imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Ubyature ku munsi wawe, ubyature muri uku kwezi, ubyature mu masengesho urimo, ubyature ahantu hose ubona bari bagutereye. Ubabwire ngo imigambi yanyu Uwiteka nyir'ijuru n'isi, wabambye ijuru n'isi, yavuze ngo imigambi yanyu ntizahama ntizigera isohora uhereye none kugeza Yesu agarutse. Komera Yesu abaye. Haleluya, haleluya. Imigambi yabo ntizahama muri uku kwezi kugeza umwaka urangiye n'iminsi yose Uwiteka duhaye kubaho. Imigambi yabo ntizahama, ngo ntago ngo baharwa ngo bahashobora, ngo ntibahashobora. Niko ku murongo wa mbere bavuze. Haleluya, haleluya. Bahagurukiye kuharwanya ntibahashobora. Kubera iki? Kubera ko Uwiteka yabyanze. Imbabazi z'Uwiteka ku kwezi nuko imbabazi zijyana n'ubuntu zavuze ngo oya, oya igihe bahereye, oya Uwiteka arabihaze, oya igihe batunanirije, oya igihe baturuhirije, oya igihe byaturuhirije, igihe iki gihe tuzengurukiye umusozi, igihe bahereye. Ni ingabo z'ikuzimu, ingabo z'abantu, ingabo z'iki, ingabo z'ururimi, ingabo z'umunwa, ingabo z'amaboko, zifite amaboko. Ariko Uwiteka yavuze ngo oya, oya ntibibaho, ntibizanasozwa. Inama zose bagiye ntizizasohora, imigambi yose bacuze ntizasohora, aferi zose bakoze ntizizasohozwa. Haleluya. N'ibindi tutazi ntibizasohora. Haleluya. Niko Uwiteka yavuze, ntibazadushobora. Imbabazi z'Imana ziravuze oya ku migambi y'umwanzi, ziravuze oya. Imbabazi z'Imana, haleluya, ziravuze oya ku migambi y'umwanzi, ziravuze oya. Turagushima Mana, turagushima kuri mu ijuru ryawe ryera. Uku kwezi utuboneye muri Yesaya 7 Mwami, muri uku kwezi kwa 7 Papa, uri mu ijuru ryawe ryera. Wongeye kutubwira ko imigambi y'ababisha itazahama, wongeye kutubwira ko imigambi y'abanyabyaha itazahama ku buzima bwacu, wongeye kutubwira ko imigambi y'inkozi z'ibibi itazahama Mwami. Turagushimiye kubwira ihumure, turagushimiye ko kandi batazadushobora. Uko niko biri, kubera ko abakwiringiye bakakwizera ngabo bazaba amahoro masa. Turaba amahoro ku kwezi Imana. Imigambi yose yari yaracuzwe n'ingabo z'umwijima ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe n'inkozi z'ibibi ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe n'abiyita b'Imana atari bo ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe n'ingambanye ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe ku miryango yacu ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe ku rubyaro rwacu ntizahama, imigambi yacu yari yaracuzwe ku ngo ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe ku byumba by'amasengesho ntizahama, imigambi yose yari yaracuzwe ku magurupe y'abasenga ntizahama. Haleluya. Ngo ntibizanashobora, ntuzashobora gusenya ibyo bintu. Oya, n'ibindi tutazi byose wabirebye, ntibazadushobora, ntibazabishobora mu nzira zabo zose. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe mu byacu byose. Imigambi yose yari yacuzwe mu kazi kacu ntizahama. Haleluya. Imigambi yose yari yacuzwe muri uku kwezi we. Haleluya. Shimwa Mana, nuzuye no kugushima ko imigambi yose y'umwanzi itahama. Uyu munsi hariho ubutsinzi, hariho gutabarwa, hariho kugirirwa neza. Imigambi yabo ntizahama, ntizigera inahama uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Urakoze Gitare, ndagushimiye. Iri jambo ryomatane n'amazina yanjye, jambo ryomatane n'ubuzima bwacu, iri jambo rifatane n'umugambi wawe mwiza udufiteho, kuko bitazasohozwa. Icyo ushaka wowe ahubwo ushaka nuko hasohora ibyo wagambiriye gusa, kuko ibingibi byabereye Nere Mariya na ba Peke na ba Resi
resini ntago wowe wari ubirimo. Mu bwoko bwose ba peke ibyabo ntibizahama, ba resini ntibizahama mu izina rya Yesu. Ahubwo Uwiteka wowe uko bisize hamwe nta watatanirije hamwe, uko bisize hamwe reka Yesu urabataganije ba resini na ba peke. Yesu batagarane bene Mariya bari badukoraniyeho, batagarane ku murongo wa 8 niko wavuze, batagarane uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Urakoze Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi tugiriye, ukaba imbabazi zawe zivuze oya mu byacu, ku bacu, muri byose uyu munsi none n'ibihe bidashira. Tuguhaye icyubahiro, ni wowe Mana itureberera aho tutareba, utuvugira hafi na kure. Asante papa, haleluya, amen. Akomera umwami amashyi kubw'imbabazi za Yesu zavuze ngo oya turabatsinzi ntibazadushobora. Shalom shalom, umunsi mwiza, Uwiteka bishimire. Mwibuke gukora subscribe, abashaka gusenga karibu icyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza, dusenge kuko bene Mariya na ba peke nta kindi kizabashobora uretse kuguma imbere y'Uhoraho. Haleluya, bye, umunsi mwiza.